Yesu ashimwe, Yesu ashimwe bene data. Imana ihabwe icyubahiro bw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Turashima Imana kubw'uyu munsi tugezeho wa 17 w'amasengesho y'iminsi 21 gusenga no kwiriza ubusa, ndetse no muri iki gihe kitoroshye cyo kwibuka igihugu cyacu kirimo gifatanije no kwirinda icyorezo. Ariko turashima Imana kubw'ubuntu bwayo kuko yahabaye kandi iracyahaba kandi izakomeza kuhaba. Imana ibaha umugisha ko mwabaye intwari mugasenga mukaba imbere y'Imana mukomeza kugumana nayo no kuyizirikaho, kandi iyo Mana ntizabakoze isoni ko nta muntu wayiringiye wigeze akorwa n'isoni. Reka dusenge rero kugira ngo tujye mu ijambo ry'Imana muri aka kanya. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Tujye mu ijambo ryawe mukabera tuyobore kandi bitwigishe kandi tubimenye turisobanukirwe tubyumvire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dusoma turongera kwibukiranya ko turi kuri umutwe w'ijambo cyangwa se kuri topic ivuga ngo uko wakwitwara mu gihe uri mu bigeragezo. Twabonye ingingo zigera kuri 5, uyu munsi turareba ya 6, mbese imitekerereze dukwiye kugira, ibyo dukwiye kwibwira igihe turi mu bigeragezo, ibyo dukwiye gukora igihe turi mu bigeragezo. Cya mbere ni uko dukwiye kumenya ko ibyo ducamo Imana ibizi, kandi atari ukubimenya gusa, yiteguye no kuturwanirira mu byo ducamo. Icya kabiri ni ukumenya ko ibiducishamo kugira ngo izadukuremo tumeze nk'izahabu, maze kudutunganya kugira ngo twinjize mu mugambi wayo. Icya gatatu twabonye ko itadutererana burundu, ahubwo mu byo ducamo iducira kanzu kugira ngo dushobore kubyihanganira. Icya kane twabonye ko iyo duca mu bigeragezo tuba turi mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana, cyo kumva Imana kuruta kumva ibindi byose, kugira ngo twumve ikidushakaho n'umugambi wayo. Kuko ibindi byose iyo tubiteze amatwi, tugatega amatwi abantu, tugatega amatwi imitima yacu, tugatega amatwi amateka yacu, mu by'ukuri birangira twacitse intege. Kuko ibyo byose bivuga bishingiye ku byo ducamo, ariko Imana ivuga ubuzima bwacu, ivugana natwe, ivuga ku buzima bwacu ishingiye ku mugambi wayo ku buzima bwacu. Icya gatanu twabonye ko dukwiye guhindukira tukareba mu mateka yacu kugira ngo turebe ibyo Imana yakoze, hanyuma bitume duhangana n'ibiri imbere, tuzi ko iyo Mana yakoze ibyashize n'ibiri imbere nabyo izabikora, kuko itajya ihinduka kandi ariyo kwizerwa. Icya gatandatu rero uyu munsi tugiye tureba ko Imana ntizakunda ko ugeragezwa birenze kwihangana kwawe. Imana ntizakunda ko ugeragezwa birenze kwihangana kwawe. Zirikana mu bitekerezo byawe ko Imana itakwemera kugeragezwa birenze ukwihangana kwawe. Ikigeragezo cyose Imana izemera ko kikugeraho, izacyemera igihe cyose ibona ko ushobora kukihanganira. Ariko ikigeragezo izabona ko udashobora kukihanganira, ntabwo ishobora kwemera ko kikugeraho. Mwene data, ibyo bizirikane mu mutima wawe. Niba uri umwizera, wizera Imana, bizirikane mu mutima wawe, bizirikane mu mutima wawe. Kandi aba niba wumvira ijambo udakijijwe, kizwa rwose. Kristo agutegeye amaboko, hanyuma umenye neza ko niba uri muri Kristo Yesu, Imana itazemera ko ugeragezwa ikigeragezo kirenze ukwihangana kwawe. Ahubwo hamwe n'ikikugerageza izagucira kanzu kugira ngo ubashe kukihanganira. Turasoma ijambo ry'Imana rero mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice 10 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13, ibice 10 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Ariko cyane cyane turareba umurongo wa 13 cyane, agace kawo ka kabiri. Haravuga ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Hanyuma B yaho niyo tugiye kureba ku murongo wa 13. Ahubwo umurongo wa 13 uravuga ahubwo nta kigeragezo kizabageraho kitari rusange ku bantu. B yaho iravuga ngo kandi kuko Imana ari iyo kwizerwa, ntizemera ko mugeragezwa ibirenze ibyo mushobora. Kuko Imana ari iyo kwizerwa, ntizemera ko mugeragezwa ibirenze ibyo mushobora. B yaho, kuko Imana ari iyo kwizerwa, ntizemera yuko mugeragezwa ibirenze ibyo mushobora. Haleluya.
ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Ariko icyo nashatse point nashatse ko turebaho cyane, kuko Imana ari iyo kwizerwa pe, ni umwizerwa pe, Imana ni iyo kwizerwa ku buzima bwawe. Ntizemera ko ugeragezwa ibirenze ibyo ushobora. Haleluya. Umuntu umwe ngo nagatekerezo kabaga kubafasha, ngo yari afite umusaraba we yikoreye. Imana yahaye abantu imisaraba barayikorera, buri muntu umusaraba we, buri muntu umusaraba we. Umuntu umwe akajya aza ku Mana atitiriza abwira ati ku Mana, wampaye umusaraba uremereye, uyu musaraba wampaye uraremereye, uyu musaraba wampaye uraremereye. None Imana iramubwira iti genda ubushyire muri stoke, nzaguha hanyuma utoranyemo uwo ushobora kwikorera. Genda ushyire muri stoke y'imisaraba, usubize aho imisaraba ibitse, hanyuma ugende utoranyemo uwo wabasha kwikorera. Hanyuma ngo aragenda awushyiramo, amaze kuwushyiramo awuvanga n'iyindi, awunaga mu yindi misaraba, atangira kugenda atera hejuru atoranya imisaraba yikorera, byanga yikorera, byanga yikorera, byanga. Hanyuma birangira uwo abonye ashobora kwikorera ari wa wundi yajugunye muri ya misaraba. Imana iramubwira ngo uwo nguwo wikoreye ni wo wajugunyemo. Burya biri automatic, icyo wikoreye, icyo Imana yemeye ko kikugeraho nicyo ushobora kwihanganira. Yaragiye awuvanga n'indi misaraba, agenda atoranya kugeza ubwo yageze kuri wa wundi yajugunyemo, aba ari we yikorera, atibuka ko ari wo, atazi ko ari wo, ahubwo yamenye ko ari wo yakwikorera igihe cyose. Igihe yari amaze kwikorera imisaraba y'abandi, yikoreye imisaraba y'abandi asanga ntiyayishobora, hanyuma ageze kuwe arawuterura imvura oroshye, ariko atazi ko ari wo yari yanze. Rero mwene data, uyu munsi ibyo witotombera, wenda ubona hari abakurusha kubaho neza, burya ubuzima bwabo ntabwo ubuzi. Ahubwo Imana ibyo yeretse ko bikugeraho ku buzima bwawe, ibyo ngibyo nibyo yabonye ko ushobora kwihanganira. Kandi nanone wibuke ko si wowe ubyihanganira, ni Umwuka Wera w'Imana uba muri wowe ugushoboza kubyihanganira. Hari n'igihe uca no mu bibazo ukibwira ko atari we wabiciyemo, wabirenga wabona ku buryo biteye ubwoba, ugasanga si wowe. Ibyo utekereza nibyo si wowe, ni Umwuka Wera uri muri wowe uguha kwihangana. Ko wibuke ikintu kimwe, kwihangana k'umukristo ni imbuto y'Umwuka Wera, si imbuto yawe. Kwihangana si imbuto ya kamere, ni imbuto y'Umwuka Wera. Umwuka Wera Imana yagupimiye ukuriho ugushoboza kwihanganira ibikubaho, kuko ntabwo yaguha ibirenze ibyo ushobora kwihanganira. Imana niyo kwizerwa, ntizemera kugeragezwa ibirenze ibyo ushobora, ahubwo hamwe n'ikikugerageza izagucira akanzu kugira ngo ushobore kukihanganira. Hari indi jambo turi busome dusanga muri Zaburi ya 34 murongo wa 18 kugeza 21. Zaburi ya 34 murongo wa 18 kugeza kuri 21. Haravuga ngo abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Ni umurongo wa 20 tutindeho. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Amen. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, arinda amagufwa ye. Ni ukuvuga ngo mu buzima bw'umuntu hari secret place, hari ahantu imbaraga zawe ziri hibanga. Aho hantu ku buryo umwanzi hakoze wahita urangira. Aho hantu h'intege nke zawe hadashobora bigeragezo bihageze ku buryo udashobora kwihangana. Imana ntijya yemera ko umwanzi yahagera, imuha limite, imuhagarukira, iramubwira ngo nturengaho. Amagufwa niko gukomera k'umuntu. Aho hantu Uwiteka ngo arinda amagufwa ye kugira ngo hatagira na rimwe rivunika. Uwiteka arinda amagufwa ye kugira ngo hatagira na rimwe rivunika. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi mwene data. Ibyo ducamo tugerageza ni byinshi, kandi biradutoza kugira ngo dukomere tumenye kurwana intambara nk'abasirikare ba Kristo. Ariko Imana ntizemera kugeragezwa birenze uko ushobora kwihangana. Imana ntizemera ko ikigeragezo ushobora kwihanganira kikugeraho, kuko niyo kwizerwa mwene data. Ijambo ryatubwiye ngo Imana niyo kwizerwa, ntizemera kugeragezwa ibirenze ukwihangana kwawe. Hari igufwa ryawe, iyo umuntu yavunitse igufwa ntaba kigenda. Iyo umuntu yavunitse igufwa ntaba kigenda. Iyo ku rugamba umusirikare bamurashe igufwa araryama, ntashobora gukomeza kurwana. Ariko bamurashe mu nyama ashobora guhambira akomeza akarwana. Ariko Imana niyo kwizerwa,
mu byo ucamo, mu byo uzacamo, ntishobora kwemera ko ugeragezwa birenze ibyo ushobora. Ntabwo yakwemera ko amagufwa yawe avunika, ntabwo yakwemera ko igufwa ryawe rivunika. Aho hantu hibanga umwanzi yakora ntukomeze kubaho, ikigeragezo cyakora ntukomeze guhagarara, umuryango wawe ugasenyuka, urugo rwawe rugasenyuka. Aho ngaho ntibishoboka. Umwanzi bakakubona, abantu bakakubona, Imana ntiyakwambura ubusa, ntabwo bishoboka. Irakurinda, irinda igufwa ryawe kugira ngo amagufwa yatavunika, ugakomeza ukagenda, ugakomeza ugahagarara, ugakomeza ukabaho nubwo ubona bimeze nabi, ariko ntiyakwemera ko amagufwa yawe avunika. Ntabwo yakwemera kugeragezwa ibirenze ibyo ushobora, ahubwo hamwe n'ikikugerageza igucira akanzu kugira ngo ushobore kukihanganira. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ijambo rero dusanga muri Luka 22 umurongo wa 42 kugeza kuri 44. Luka 22 umurongo wa 42 kugeza kuri 44 haravuga ngo, data nibishoboka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Marayika ava mu ijuru amwongerera imbaraga, kuko yarababaye bikabije asenga cyane, ibyuya bivanze, ibyuya bimeze nk'amaraso, nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Yesu yarimo arwana intambara ashaka gukora ubushake bw'Imana. Iyo duca mu bigeragezo bene data, tuba duhirimbanira gukora ubushake bw'Imana, kuko ibigeragezo rimwe na rimwe bigukura mu bushake bw'Imana. Hanyuma rero ni ngombwa ko dusenga igihe cyose turi mu bigeragezo, kugira ngo dushobore kwihangana bitume dusohoza ubushake bw'Imana. Yesu yari akeneye kwihangana, yari akeneye kunesha, yari akeneye ubushobozi butuma ahangana n'ikigeragezo arimo kurwana nacyo. Arasenga biri byo bivanze n'amaraso, ngo marayika ava mu ijuru amwongerera imbaraga. Amwongerera imbaraga zigera ku gipimo gishobora kwihanganira ikigeragezo agiye gucamo cyo kujya kubambwa. Kandi ngo nta kindi cyatumye bishobora. Mu Baheburayo baratubwira ngo dutumbire Yesu wenyine. Abaheburayo 12 umurongo wa 2 n'uwa 3. Abaheburayo 12 umurongo wa 2 n'uwa 3. Dutumbire Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari gusohoza. Yihanganiye ubwanzi bw'umusaraba, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. N'iki cyatumye Yesu yihanganira umusaraba? Nuko yabonye ko guca ku musaraba Imana izamukuraho umeze nk'izahabu, ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere nicyo cyatumye yihanganira umusaraba. Uyu munsi mwene data ukwiye gutekereza ko igituma uca mu byucamo ni ukugira ngo Imana igutunganye, gusoreza amasezerano, kuzamure ku rundi rwego. Ubuzima Yesu yarimo atarabambwa sibwo buzima yabayemo amaze kuzuka. Ntabwo aribwo buzima yabayemo amaze kuzuka. Yabaye mu buzima bwiza amaze kuzuka. Uyu munsi rero Imana agira ngo ihindure, igutransforme, winjire mu bundi buzima uciye ku musaraba wawe, uciye mu bigeragezo byawe. Nk'uko Yesu yaciye mu kigeragezo cy'umusaraba agahindurirwa akicara iburyo bw'Imana, akabona itorero, uyu munsi niko uca mu bigeragezo ari wo musaraba wawe, kugira ngo nusohokamo nawe ukanesha, uzinjire mu bundi buzima bwo guhimbaza Imana, ku rundi rwego rw'ubwiza bw'Imana. Ariko zirikana iki kintu, mu gihe cyose urimo guca muri ubwo buzima, zirikana kino kintu. Zirikana ko Imana itazemera ko ugeragezwa birenze ukwihangana. Niba wumva kwihangana kurangiye, niba wumva imbaraga zigushiranye, jya gusenga nk'uko Yesu yasenze. Marayika ava mu ijuru amwongerera imbaraga, arongera arakomera, akora ubushake bw'Imana mu bigeragezo, mu kigeragezo cyo kubambwa, mu kigeragezo cyo gutukwa, mu kigeragezo cyo gukubitwa, mu kigeragezo cyo gusuzugurika, ariko arihangana, arapfa arazuka. Uyu munsi yicaye iburyo bw'Imana. Uyu munsi turahimbaza izina rye. Imana yamuhaye izina risumba ayandi mazina yose. Atubere icyitegererezo cyo kwihangana, atubere icyitegererezo cyo gukomera, kuko yarasabye Imana imuha ubushobozi bwo guca mu kigeragezo. Mwene data, niwumva imbaraga zigushiranye, Umwuka Wera arahari ngo kongerera imbaraga.
nk'uko Yesu marayika yamwongereye imbaraga, umwuka wera hari ngo akongerera imbaraga, ukomeze ugende kandi ushikame kugeza ubwo uzanesha ukinjira mu bwiza bushya bw'Imana. None urugero rwa Yobu bice bibiri guhera ku murongo wa 6 kugeza kwa 10. Yobu Satani yaramusabye inshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere yica amatungo, atwara amatungo, yica abana, byose arabimara, ariko aragenda aravuga ngo icyatumye atihakana Imana nuko atagize ikibazo cyo ku mubiri. Noneho Imana iramusubiza ku murongo wa 6 bice bibiri, aravuga ngo ariko Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Ni ukuvuga ngo yamwemereye kugerageza Yobu, ariko imubuza gukora ahantu hari ibyo Imana itakwemera ku buzima bwawe. Yari ibyo Imana itakwemera, yamubuje gukora ku bugingo, yamubuje gukora ku bugingo bwe. Ntabwo Satani yahawe umutima wa Yobu, yahawe umubiri gusa, ariko ntiyahawe umutima. Uyu munsi ushobora kubabazwa ku mubiri, ariko Imana ikimana umutima wawe, ikarinda umutima wawe, ikarinda ubugingo bwawe, kugira ngo umwanzi atabukoraho, kugira ngo umwanzi atabugera. Kuko akoze ku bugingo bakurangije, abakwisha kurangije. Imana ikimana ubugingo bwawe. Uyu munsi rero mwene data, icyo Imana igushakaho ni iki ngiki mu byucamo. Menya neza ko ikitonero imbaraga yaguhaye zo kwihangana nicyo kigeragezo izemera ko kikugeraho. Ibyo bimenye kandi wongere ubizirikane, kandi wongere ubizirikane mwene data. Ntizemera kugeragezwa ibirenze byo kwihangana. Kwihangana, wibuke neza ko kwihangana ari imbuto y'umwuka wera. Kuko rero kwihangana ari imbuto y'umwuka wera utubamo ngo adufashe kandi adushoboze. Bivuze ko azadushoboza kwihanganira byose bitubaho nitumwisunga nk'umufasha wacu. Nk'uko Yesu yagiye gutakamba igihe yabonaga imbaraga zimushiranye, marayika akava mu ijuru akamwongerera imbaraga. Yamenye ko kwihangana ari imbuto y'Imana. Uyu munsi menya ko kwihanganira ibyo ucamo ari imbuto y'Imana, ari umwuka wera, ari imbuto y'umwuka wera. Ntizemera kugeragezwa birenze imbaraga yaguhaye. Nubona zinagushiranye uyisabe izindi raziguha. Buri wese muri twe umwuka wera amuha ubushobozi bwo gusoza ubushake bw'Imana mu bihe bisa n'ibirengeje ubushobozi bwawe, n'ibirengeje ubushobozi bwawe imbaraga. Hari ibihe birenze ubushobozi bwawe imbaraga, ariko menya ko Imana yemeye ko bikugeraho, izaguha imbaraga zo kubyihanganira. Niba wumva imbaraga zigushiranye, saba Imana ikongerera imbaraga kuko Yesu yasabye Imana ikamwongerera imbaraga. Ntabwo Imana izemera kugeragezwa birenze kwihangana yaguhaye. Kuko kwihangana bivuze gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu bihe bigoye ducamo, dufite imitekerereze y'Imana kandi dukomeza kuyiramya mu byo dukora, nubwo ibihe ducamo byaba bitabitwemerera. Ariko wibuke ikintu kimwe, Imana izaguha imbaraga zo gukora ibintu bidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Izaguha imbaraga zo kwitwara mu buryo budasanzwe mu gihe kidasanzwe. Icyo ugomba kumenya ni kimwe, nubwo n'ibigeragezo bikugezeho, menya ko hari n'imbaraga Imana yaguteganyirije zo kubasha kubyihanganira. Ntabwo izemera kugeragezwa birenze ibyo ushobora, nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Mwene data, ibihe ducamo, ibigeragezo ducamo, zirikana ko Imana yemeye ko bikubaho hari aho itarenza. Zirikana ko Imana yemeye ko ibigeragezo bikubaho hari aho itarenza, hari ibigeragezo itarenza. Ibirenze imbaraga yakugeneye ntishobora kwemera ko bikugeraho. Ahubwo ikibazo kimwe tugira ni iki, nuko tugeragezwa ntitumenye ko imbaraga zo kwihanganira ibyo zitangwa n'Imana, ngo tuzisabe Imana iziduhe dushobore kwihangana. Yavuze ngo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mushobore kukihanganira. Hamwe n'ikibagerageza izabaha imbaraga kugira ngo mushobore kunesha. Uyu munsi bizirikane, niba wumva unaniwe, egera Imana iguha imbaraga. Hari aho itakwemera ko bigera mu buzima bwawe, izi ko biramutse bihageze utabyihanganira. Irabizi ko biramutse bihageze utabyihanganira. Imana yabwiye Satani ngo gera ugerageze Yobu ndamuguhaye, ariko ubugingo bwe ntubukoreho, wirinde ntubukoreho. Batubwiye muri Zaburi ngo amakuba n'ibyago by'ubukiranutsi ni byinshi, ariko Imana imukiza muri byose. Ngo irinde amagufwa ye yose, ntiyemera ko na rimwe rivunika. Ntiyemera ko na rimwe rivunika. Amagufwa bivuza imbaraga zawe, bivuza ahari imbaraga zawe, bivuza ahatuma ukomeza guhagarara, bivuza ahatuma ukomeza kubaho, bivuza ahatuma ukomeza kugenda, bivuza ahatuma utatentebuka. Amagufwa nizo mbaraga. Amagufwa ni karakasi ituma umuntu ahagarara agakomera. Inyama yava ikagwa, ariko ifu yo ricitse ubumugaye. Ifu yo ricitse ubumugaye. Imana ntiyakwemera ko Satani agira ku magufwa yawe.
ntiyakwemera ko ibigeragezo bigera ku magufwa yawe, ahubwo igukiza muri byose mwene data. Icyo yemeye ko kikugeraho uragishoboye, kuko izi ukwihangana yaguhaye. Nk'uko yabwiye Satani kuri Yobu iti, ubugingo bwe ntubukoreho, ukore ku mubiri gusa. Imana yari izi ko akoze ku bugingo bwe yaba arangiye. Imana yarinze umutima wa Yobu, yarinze umutima wa Yobu, yarinze umutima wa Yobu, irawurinda urakomera. Kuko iyo umuntu yapfuye mu mutima ahita apfa ku mubiri, aba arangiye. Ntizagukundira, zirikana kino mwene data, ntizagukundira kugeragezwa ibirenze ukwihangana kwawe mwene data, ahubwo hamwe n'ikikugerageza izaguha imbaraga zo kukihanganira, kugira ngo isohoze umugambi wayo ku buzima bwawe watumye yemera ko ibyo bikugeraho. Izaguha imbaraga zo kwihangana, izaguha imbaraga zo kunesha, nk'uko yazihaye Yesu kugira ngo aducungure ku musaraba i Gologota. Yari umuntu 100%, yaragize ubwoba, yaratinye, ariko marayika ava mu ijuru hamwe no gusenga mwongerera imbaraga. Marayika wongere Kristo imbaraga. Uyu munsi umwuka bari kumwe nawe ngo akongerere imbaraga mu byo urwana nabyo, akurwanirire, agutabare, agukize, kugira ngo asoze umugambi ku buzima bwawe. Icya gatandatu uyu munsi bene data nsoza kiravuga ngo menya neza yuko Imana itazemera kugeragezwa ibirenze ibyo ushobora. Iyo byucamo byose menya neza yuko Imana itazemera kugeragezwa birenze ibyo ushobora, ahubwo hamwe n'ikigugerageza izagucira akanzu kugira ngo ushobore kukihanganira. Imana iguhe umugisha mwene data, komera ushikame. Niba wumva imbaraga zicitse, tabaza Imana niyo kwizerwa, ntizemera kugeragezwa ibirenze ibyo washobora, ahubwo yiteguye kuguha imbaraga kugira ngo ubashe kwihanganira ibyo ucamo. Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Mana duha imbaraga zo kwihangana mu byo ducamo, kandi turwanire urugamba ko atari urwacu, maze tuzasohokemo tumeze nk'izahabu duhimbaza izina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.